nguyu n'ubwanwa bushashagirana, uruhara rukayangana kandi ruteye ubwuzu. Mwite singo, mwite ingaramakirambi, mwite ingaragu ndetse n'andi magambo menshi mugenda mwita abantu banze kuzana abagore, ari nayo ndetse nanjye muzanyita. Uyu nguyu rero niwe ugiye gutuma amakote yacu aborera mu mashashi, niwe ugiye gutuma inkweto zacu zisazira muri etajeri. Dore nguyu yanze kuzana umugore, ntabwo ari we wenyine, ni kimwe na Papa Sava, King James ndetse n'abandi basitari tugiye dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bafite amafaranga, bafite imitungo, ariko banze kuzana abagore. Dore nguyu rero mwite Tuko Wote cyangwa se umwite Irunga Longin, ayo niyo mazina yiswe n'ababyeyi be. Uyu rero yavukiye mu gihugu cya Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavukiye muri Kongo ariko ntabwo ariho yaje gukurira, cyane ko yaje guhita yizira mu rwa Gasabo, aza gukurira mu Rwanda rwacu rw'imisozi igihumbi. Dore nguyu rero yakomeje kugenda avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane ko abantu benshi bagiye bamubaza impamvu atazana umugore, akagenda bisobanura mu magambo avuga ati: kuzana umugore ntabwo aricyo kintu cya danje nabonye, kuko kuzana umugore ni ibintu umuntu yicara agapuraninga, ubundi igihe cyagera akabishyira mu bikorwa. Njyewe rero igihe cyanjye cyo kuzana umugore ntikiragera. Njye naramwibarije ati: ese ko wanze kuzana umugore, amaherezo azaba yahe? Yarasubije ngo Yesu Kristo ntawe uzi umugore we, ntabwo yigeze ashaka, kandi ntawamurushije gukiranuka, nta n'uwamurushije gukora ibitangaza. Agenda atanga fagiti nyinshi zigiye zitandukanye, ariko abantu banze kwemeranywa nawe. Uyu rero yaje gukomeza kuba umusitari mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane twe twamumenye muri sinema nyarwanda. Amashuri ye yize rero, yize mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yize amashuri 6 yisumbuye, yiga trade ya electronic, cyane ko uyu nguyu ari umuhanga udasanzwe mu bintu bijyanye na electricity. Mu bintu bijyanye na electricity ni umuhanga, kuko n'ubu ngubu tuvugana nubwo ari umukinnyi wa filime nyarwanda, ngiyo abonye akazi gatunguranye kari nk'amafaranga afatika ngajya kugakorera, cyane ko ngo nta faranga ryanga mu rindi, kandi yuha amafaranga cyane, kuko amafaranga ngo niyo amutunze, niyo atumye abaho kandi amubesheje muri Kigali. Uyu rero yakinnye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, yabaye umusitari muri filime nyinshi zigiye zitandukanye. Urugero yaba filime yitwa Bamenya, mu kirimi cye yagiye avuga cy'ikinyarwanda kivanze n'igiswahili. Uyu Tuko Wote rero yakomeje gukina mu yandi mafilime agiye atandukanye, yaba umusore w'umumiliyoneri yayigaragayemo, yaba Iminsi y'Igisambo, ni filime yagiye gukina mu karere ka Rusizi kuri channel yitwa Maneri Entertainment, mwarayibonye, aho yari yajyanye n'uwitwa Intare y'Ingore cyangwa se Esplace. Uyu rero Irunga Longin yakomeje kugenda akina ku macano menshi agiye atandukanye, yaba mu Nzira y'Umusaraba ndetse n'andi macano menshi. Gusa nubwo bimeze gutyo, iyo ntabwo ari filime ya mbere yakinnye, kuko ngo filime ya mbere yakinnye yayikiniye Bukavu. Uyu Tuko Wote rero yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2006, aho yatangiriye kuri filime yitwa Operation Sinkwasi. Iyi ni filime rero yakinwe n'abanyaburayi, ni filime yakiniwe hariya mu gihugu cya Kongo, i Bukavu ndetse n'i Rusizi, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Tuko Wote rero iyi filime ngo yagiye kuyikinamo bwa mbere yitinya, afite ubwoba, cyane ko yakundaga gukurikirana filime z'Abahinde, Abashinwa, ngo yajyaga zibona ku maprojecteur ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Uyu Tuko Wote rero ubwo hari mu mwaka wa 2006, ibyo bikumvisha uburyo ari intyoza, azi neza ibyo akora ndetse ari umuhanga mu kazi ko gukina filime. Iyo filime rero yaje kuyikinamo, uburyo yaje kubona akazi yo kuyikinamo, nanone ngo yaje kubona abasore bari bayihagarariye bashakaga abakinnyi, ubundi baza kumuhitamo, cyane ko yari yabasabye ko bamufasha agakina filime. Nuko rero iyo filime yaje kuyijyamo, abona ni umuhanga mu kwakitinga, abari bamuhagarariye baramukunda kandi baramutinya. Uyu Tuko Wote rero yaje kwibonamo ko afite impano yo gukina filime, bityo atuma ibyo yari yarize bya electronic, ibyo yari yakomeje gukora bya electricity, abona ko agomba kubita umugongo ho gatoya, ubundi akaza muri sinema nyarwanda. Uyu Tuko Wote rero twavuga byinshi, ariko nanone mugaruke mushyire imitima yanyu kuri we, kuko niwe tukirimo tuvugaho. Njye muri kumva Divine Management, ntibagirwe gukora like, share ndetse na subscribe, kuko iyi channel turi gucishaho izi documentaire ni nshyashya bayita Wake Up Films. Uyu Tuko Wote rero yakomeje kugenda akora ibigwi byinshi bigiye bitandukanye muri sinema, aho amacano menshi yakomeje kugenda mwifuza, cyane ko akenshi abantu bavuga ko uyu yari mu mitwe ya sinema nyarwanda, kuko ngo ari mu bayibanjemo, mu bayiteje imbere kurusha abandi. Uyu nguyu wamukunda kandi wamwumva,
ndetse ngo n'abo mu gihugu cya Congo bakomeza gukina sinema nyarwanda baramukunda kandi bamuha agaciro nk'umuntu waje guhesha abakongomani izina mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa bavuga ko u Rwanda narwo ari igihugu cye kuko nicyo yakuriyemo cyane ko afite ubwenegihugu bwacyo. Nuko filime Operation Turquoise ni filime itarigeze imenyekana mu Rwanda kuko yashitingiwe i Bukavu ubundi ijya gucururizwa i Burayi. Uyu Tukuwote rero ikintu cyatumye agira motivation cyangwa se ikintu cyamukuruye nuko ku munsi wa mbere wa shooting ngo muri iyo filime baje kumuhereza amafaranga 30,000, ku munsi wa kabiri bamuhereza 30,000, ku munsi wa gatatu bamuha 30, ku munsi wa kane baje kumuhereza 50,000. Uyu rero Tukuwote byaramushimishije cyane kuko yahise abona ko ari inararibonye mu gukina filime, ubundi aragenda bishyiraho umutima abyubararaho ubwenge bwe ndetse n'ubwonko bwe biragenda bijya kuri sinema nyarwanda. Mugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko ngo ntabwo yabashije kuba yakamamara kubera ko iyo filime itabashije kuba yamenyekana mu Rwanda. Nuko rero kubera ko iyo filime itaje kwamamara yaje kubura aho yapfundurira kugira ngo abashe gukurikiranwa muri sinema nyarwanda. Nuko rero yaje kuvuga ko agiye gufata umwanya we akajya atega amatwi radio kugira ngo azarebe aho yazumva itangazo rya casting. Icyo gihe kugira ngo ujye gukora casting amatangazo yacaga kuri radio bagatanga nimero ya telefone, ubundi ugahamagara uwakoresheje casting ukazagenda ugahuza nawe akagukoresha casting, yakumva uri umukinnyi mwiza w'inararibonye ubundi akagushyira muri projet. Nuko ntabwo byaje gutindira Tukuwote yaje kumva itangazo kuri radio aho yuje kumva bari gutanga icyo yise lay, ubwo ni nimero ya telefone. Nuko yaje kwandika nimero ya telefone rero aragenda akora casting, abo umukinnyi mwiza casting arayitsinda, ubundi atangira igikorwa cyo gukina sinema nyarwanda. Nuko yatangiye gukina filime rero abantu benshi batangira kugenda bamwiyumvamo gake gake kuko ngo yakomeje avuga ko ntayo ishobora kurisha itahereye ku rugo, ntago bikunda. Nuko Tukuwote rero yatangiye kuba nk'umusitari, atangira gukora ibintu byinshi abantu barabikunda, abantu batangira kumufana kugeza kuri uyu munsi aza mu bakinnyi ba mbere beza mu Rwanda kandi bahenze, bakora ibintu biri karite, bakora ibintu by'abantu bari seriye kandi bahaye umwanya ukomeye. Nuko Tukuwote rero abantu benshi bakomeza kuvuga ko igihe cyagera akaba yakubaka ishuri ryigishwa sinema kandi yabona abayoboke. Njye wumvaga rero Divine Management kuri channel yanyu nshyashya yitwa Wake Up Films, ntimuzasibe gukanda inzogera subscribe kugira ngo mujye mubasha gukomeza kudukurikirana. Rero ibiganiro byacu nahagaruka ubwo undi munsi ntabwo tuzavuga kuri Tukuwote ahubwo tuzafata undi muhanzi abaro twibasira. Ndabakunda cyane rero mukomeze kugira umugoroba mwiza. Iyi channel ni yanyu, muyifate nk'iyanyu, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.